kubasuza bene data abakunzi ba Naweza TV turabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Umwami Imana abishimire kandi abagirire neza. Uyu ni wa munsi kandi ni wa mwanya wacu Umwami Imana yaduhaye kugira ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Ni karibu rero mugubwe neza mwese aho muri mu izina rya Kristo, kandi turabashimira urukundo rwanyu n'ubufatanye bwanyu kuri uyu murimo. Nukuri muraba agaciro kuri uyu murimo dukorera kuri Naweza TV. Imana igibishimira kandi igibagirira neza. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Uwiteka Imana yacu, Imana nzima, Imana nziza, tuguhaye icyubahiro Mwami, turakunezerewe kandi kuri uyu munsi mwiza. Tugushimiye ko waduhaye kandi ubuzima Mwami, ukaba data wa twese turi mu ijuru dushoboje no kuganira ku ijambo ryawe. Ngewe n'abakunzi ba Naweza TV uduha umugisha Uwiteka. Turagutumiye kugira ngo ubane nawe natwe Mwami. Gahunda yose turayiguhaye Uwiteka. Turakwiyeguriye kugira ngo tugirire neza. Ganza utegeke kandi uyobore. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze. Ngwino uyobore iyi gahunda. Gere ku mitima y'abantu bose bakurikira Mwami Imana Naweza TV. Uvugane nabo kandi uganire nawe. Umwe wese papa akubone mu rwe ruhande Mwami. Ntihagire umuntu n'umwe usigara uko yarameze Uwiteka, kuko ndabizi neza kuri Imana ibera hose icyarimwe. Ni wowe rero tweguriye gahunda kandi icyubahiro cyose niwe tugihaye. Ushyirwe hejuru Mwami, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Hallelujah. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nanone kandi rivuga ngo nawe hari icyo wakora mu gihe nk'iki. Hallelujah. Nawe mwene data mu gihe nk'iki hari icyo wakora. Aho uri, ibihurimwo, uko umerewe, hari icyo nawe wakora mu gihe nk'iki ngiki. Hallelujah. Mu gihe nk'iki ngiki gikomeye, mu gihe nk'iki kiruhije benshi, mu gihe nk'iki kirimo ibyago n'amakuba menshi, mu gihe nk'iki abantu benshi bacitse intege, mu gihe nk'iki abantu benshi bari mu bitaro barwaye, mu gihe nk'iki hari n'abarwariye mu mago, mbega mu gihe nk'iki ubuzima bugoranye, hari ibibazo n'intambara n'ibyago n'amakuba bitandukanye, nawe hari icyo wakora. Hallelujah. Nawe hari icyo wakora. Ntiwicecekere nkaho bitakureba, ntiwiryamire ngo wisinzirire niba uri muzima uri amahoro, uvuga uti ibyo ntago bindeba. Hari icyo nawe wakora mu gihe nk'iki ngiki. Hari icyo usabwa gukora nawe mu gihe nk'iki. Hallelujah. Hari icyo wakora kugira ngo Imana itabare ubwoko bwayo. Mu gihe nk'iki ufite nawe icyo ugombye gukora. Hallelujah. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana. Fate Bibiliya zacu, dusome twese Bibiliya. Cyangwa se niba wowe uri ku kazi, uri mu modoka udashobora gusoma Bibiliya ariko ukabukurikira iyi video, aho uza kubonera umwanya uze gusubiramo usome ijambo ry'Imana, nibwo urushirizaho kuryumva neza. Hallelujah. Reka dusome rero mu Ngoma za kabiri, igitabo cy'Ingoma za kabiri, abafite Bibiliya zanyu hafi aho. Ingoma za kabiri ibice 7, guhera ku murongo waho wa 13 kugera ku murongo wa 14. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, bababarira igicumuro cyabo, bakiriza igihugu. Haleluya. Twirukanke nanone tugere muri Yeremiya ibice 33 guhera ku murongo waho wa mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri, agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti: uku niko Uwiteka avuga, ari ugira icyo akora, ari ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Hallelujah. Yesu nashimwe bene data. Twatangiye tuvuga ngo nawe hari icyo wakora mu gihe nk'iki ngiki. Yesu ashimwe. Mu gihe nk'iki kigoye, mu gihe nk'iki kibabaje, mu gihe nk'iki benshi barira, mu gihe nk'iki benshi bakubititse, mu gihe cy'intambara n'ibyago n'amakuba byinshi nk'ibyo turimo, hari icyo nawe wakora. Yesu nashimwe cyane. Tubonye ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Yeremiya ngo Imana, ijambo ry'Imana ryasanze Yeremiya ngo akingiraniye mu gikari cy'inzu y'imbohe. Urumva ko Yeremiya yari mu nzu y'imbohe, yari afunze, yihebye, ababaye, acitse intege, yiganyiriye, mbega yumva adafite amahoro, atazogutabarwa kwava, yabuze icyo gukora. Ariko ari aho mu buzima bubishye busharira, yumva atazi uko yabigenza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri we.
Yesu ashimwe cyane. No mu bihe bikomeye, no mu bihe bidushaririye, no mu bihe by'umwijima, mu bihe by'amakuba n'agahinda, Imana ijya idusanga. No mu rusaku rwinshi, muri urwo rusaku, iyo uteze amatwi neza wumvamo ijwi ry'Imana. Haleluya. Yeremiya rero nawe yari ari mu nzu y'imbohe, byumva ko yarababaye. Mu nzu y'imbohe nta munezero ubayo, nta byishimo. Birumvikana ko yari yataye morale, ariko ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya. Ngo ari mu nzu y'imbohe, wakingiraniye mu gikari cy'inzu y'imbohe, ngo riza kuri Yeremiya ubwa kabiri. Icyo nkundira Imana, ntabwo igitureka, ntabwo igidusiga. Ni ukuvuga ngo hari n'ikindi gihe yari yarigeze imugenderera, nk'uko natwe yatugendereye kenshi, nk'uko nawe yakugendereye kenshi, mu byago byinshi, mu makuba menshi, mu ntambara nyinshi. Imana se yatureka? Ntabwo yatureka. Yesu ashimwe cyane. Ngo ijambo ry'Imana riza kuri we, rirongera nanone riragaruka, nk'uko nawe ryongeye kukugarukira uyu munsi, nk'uko rije kuri wowe nawe uyu munsi, kandi hari igihe wigeze kuryumva uri mu makuba, n'ubu rikaba rije uri muri ayo makuba urimo uyu munsi. Haleluya. Ngo riza kuri Yeremiya rero akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe, aramubwira ngo yewe Yeremiya we, ngo ndi Uwiteka Imana igira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Yesu ashimwe cyane. Ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biriho utamenya. Haleluya. Imana irareba isanga Yeremiya yabuze icyo akora, yabuze uko abigenza, yabuze uko yifata, yashobewe, yumiwe, agahinda kamwishe, wenda arasinzirizwa n'agahinda. Imana iramusanga, imugira inama. Imana ikugira inama muri situwasiyo urimo. Imana ikubera umujyanama mu bihe bikomeye bikubabaje urimo. Haleluya. Imana imugira inama iti Yeremiya, icyo ukwiriye gukora ntabwo ari ugusinzirizwa n'agahinda, ngo riza kuri we akingiraniye mu nzu y'imbohe. Naho waba ukingiraniye hehe, naho waba uri mu makuba ameze ate, naho waba uri mu byago bimeze bite, ntaho Imana itagusanga. Ijwi ry'Imana ryagusangaho uyu munsi. Ijwi ry'Imana rigusange mu bitaro aho uryamye urembye. Uyu munsi ijwi ry'Imana rigusange mu rugo aho urembye, wabuze uko ugera kwa muganga, cyangwa bakubwiye ko bazakuvurira mu rugo. Abarwayi benshi bariho baravurirwa mu mago yabo muri bihe bya korona. Ijwi ry'Imana rigusange mu marira urimo, rigusange mu gahinda urimo, rigusanga aho wikubye, wiherereye, wabuze uko ubigenza, wishwe n'agahinda, wenda wapfushije abawe. Muri iyi minsi umuntu arapfusha, ntihagire n'abaza kumuherekeza, kumufasha kumushyingura kubera ibihe turimo bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Natwe muri iyi minsi turi mu nzu z'imbohe, turabohewe mu mago yacu, turabohewe aho turi. Umuntu yabaye nyamwigendaho, korona iratuvange, ntitugisabana, nta byishimo, nta munezero. Natwe turi mu nzu y'imbohe bene data, turi mu gahinda gakomeye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero rigusange muri uwo mubabaro, rigusanga aho wigunze, rigusanga aho ubabariye, aho ukubitikiye, wumve icyo Imana ivugana nawe uyu munsi wa none. Haleluya. Noneho ngo Yeremiya, ijwi ry'Imana rivugana nawe, ngo yewe Yeremiya we, ngo ndi Uwiteka Imana igira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ntabwo ari igihe cyo kwigunga, si igihe cyo kubabara gusa, si igihe cy'amaganya, si igihe cy'agahinda. Hoya, ahubwo hari icyo ukwiriye gukora. Ntabaza ndagutabara, njyewe Uwiteka ushobora byose, njyewe umwami wawe, njyewe utegeka byose, njyewe utagira ikinanira. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Nkugire inama, nkwereke uko wifata mu bihe nk'ibi, nkwereke uko mu nzu y'imbohe abantu babaho, nkwereke ibi byago n'amakuba yawe aho bizarangirira, nkwereke inzira uzanyuramo yo gutabarwa, nkwereke uzakurengera, nkwereke iherezo ry'ibi, nkwereke uko bizagenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abakunzi bacu, iri jambo ryongere kugukangura. Aramubwira ngo ntabaza ndagutabara. Iki si igihe cyo gusinzira, usinzirizwe n'agahinda n'amaganya. Hoya, ahubwo ni igihe cyo kuntabaza, ni igihe cyo kunyegera, ni igihe cyo kunyisunga, ni igihe cyo kunshaka kugira ngo nkurengere ngutabare, nkwereke ibikomeye. Erega we wagize ngo uri hano mu nzu y'imbohe gusa ntuzi bizakurikira. Hari ibikomeye biruhije naguhishurira, hari uko nakwereka wabigenza, hari aho nakugira inama wanyura, hari uko byakemuka. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Yewe Yeremiya we, nawe yewe Yohana we, yewe runaka we, wowe ubabajwe n'ibihe urimo, mu gahinda urimo, tabaza Uwiteka aragutabara, akwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uwiteka niwe uzi byose, niwe ushobora byose, niwe uzi itangiriro n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Kandi reka nkubwire, Uwiteka aragukunda, uri uw'agaciro mu maso y'Imana, uri umuntu udasanzwe. Naho ngaho uri rero witegura ko ijwi ry'Imana ryahagusanga, kandi n'uyu munsi n'ijwi ry'Imana rivugana nawe.
tabaza Uwiteka aragutabara, akwereka ibikomeye biruhije utamenya. Hari icyo wakora, hari uruhare usabwa, hari intambwe watera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye rero riraduha inshingano twese, ngo Imana ngo nikinga ijuru imvura ntigwe, ngo igateza mugiga mu bantu bayo, igategeka inzige zikona igihugu, zikona imyaka. Ni ukuvuga ngo hagatera inzara, hakabamo kuba n'ibyago bitandukanye, ngo maze abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka. Haleluya. Mbese mwene data nawe witiriwe izina ry'Uwiteka, nawe urabarwa mu ntore z'Imana. Ese wowe nawe wabimenya ko hari icyo ukwiriye gukora? Haleluya, haleluya. Ngo maze abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka nibihana bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, bagatabaza Imana, ngo izabumva iri mu ijuru ibakirize igihugu. Yesu nashimwe cyane. Kubw'iki kibazo dufite mu Rwanda, cyangwa ko iki kibazo kiri ku isi hose cya corona cyatubujije amahwemo, aho nta muntu utekanye, nta amashuri arafunze, ibintu byose byarahindutse, ubuzima bwarahindutse, nta zindi nkuru twumva. Ni corona, hapfuye bangahe, mu kihe gihugu bimeze gute, lockdown yongeye, mbega ni imidugararo gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri iki gihe rero urahabwa inshingano mwene data. Muri iki gihe urakangurirwa kwegera Imana. Muri iki gihe urakangurirwa gusenga, ngo maze abantu banjye. Urumva ukuntu Imana idukunda, ariko ibi twibukije icyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki, uko dukwiriye kwitwara. Yesu nashimwe. Imana iravuga ngo nindamuka nteje amakuba, ngateza mugiga mu gihugu, ngateza inzige zikona imyaka, ngateza amakuba atandukanye, maze abantu bitiriwe izina ryanjye. Haleluya. Abantu bitiriwe izina ryanjye bagahindukira, abo bamenye bazi ko ndi Imana ishobora byose, abo ngabo bankunda, banyubaha, wenda nubwo baba baragiye mu ntege nkeya, mu byaha, baracumuye, bariganyiriye, baragiye kure, barihebye kubw'amakuba atandukanye, ariko abantu bitiriwe izina ryanjye nibamara kubona ibyo bintu, ibyo byago n'ayo makuba, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ni ukuvuga ngo bagahindukira bagasaba Imana imbabazi, bakihana, bagaca bugufi imbere y'Imana, ngo nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Ni ukuvuga ngo turakangurirwa cyangwa turahamagarirwa kwihana no kureka ingeso zacu mbi, twebwe abitiriwe izina ry'Uwiteka, no gutakambira Imana no kwicira bugufi, maze ikatubabarira kuko yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi niko idusezeranije, hanyuma tukayitabaza nk'uko Yeremiya yagiriwe inama yo kwitabaza. Natwe abitiriwe izina ry'Uwiteka nidutabaza Imana, ariko twihannye, twayisabye imbabazi, twaciye bugufi imbere yayo, ngo twaretse ingeso zacu mbi, twahindukiye. Yemwe bakunzi ba Naweza TV, bene data, Imana iradukangurira guhindukira no kureka ingeso zacu mbi. Imana iradukangurira kuva mu bidatunganye. Imana iradukangurira kuzibukira ibidutandukanya n'Imana, byo twagendeyemo inzira zitandukanye, byo twakoze bidahesha Imana icyubahiro, ibyangwa n'amaso y'Uwiteka tubizibukire. Haleluya, haleluya. Dusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu, ibyacu bwite twebwe tubanze twihane, tuyisabe imbabazi. Twebwe abitiriwe izina ry'Uwiteka, nawe aho uri hirya no hino, duhindukire, dusabe Imana imbabazi, ngo tureke ingeso mbi, tureke ibidakwiriye bitukisha izina ry'Uwiteka. Dusabe Imana imbabazi, tuyicire bugufi. Imana n'umutunzi w'imbabazi. Yaravuze ngo naho byaba bitukura tukutuku, Imana ngo ibasha kubihindura umweru nka sheregi. Uyu munsi Imana yatubabarira, uyu munsi Imana yatugirira neza, turamutse duhindukiye, tugaca bugufi, dufatana urunana, abitiriwe izina ry'Uwiteka, twegera Imana, tuyitakambire, tuyiririre, izatwumva kuko ni isezerano, kandi yongeye kubitwibutsa uyu munsi, ngo abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka nibaca bugufi, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, bakantabaza kubw'amakuba nzaba nateje igihugu, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Bene data, nimuze twihane, dusaba Imana imbabazi, ibyo tubona bidatunganye, twinire, twisuzume, buri muntu wese arebe ibidatunganye, asaba Imana imbabazi, hanyuma tujye imbere y'Uwiteka, tumwinginge. Nitumara kwihana no gusaba imbabazi, azaziduha ko yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi arabidusezeranije, arabitwibukije, risanzwe ari isezerano. Ariko uyu munsi impamvu Imana ibirigaruye ni uko ibona ko hari abatazi ko bafite inshingano. Imana iradukangura kuko iradukunda, irakomanga umutima wawe kugira ngo wumve ko hari icyo wakora mu byago n'amakuba biriho uyu munsi mu gihugu cyacu, byago n'amakuba biriho ku isi hose. Hari icyo wakora nawe, Imana igatabara isi, Imana igatabara ubwoko bwayo. Haleluya. Ntiwiyicarire, ntiwiyumanganye, ntugire ngo kuko bitarakugeraho ntacyo bitwaye. Hoya, hari inshingano, hari icyo ugomba gukora.
Yesu nashimwe cyane. Tabaza Uwiteka ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Dutabaza Uwiteka atwereka ibikomeye. Dutabaza Uwiteka yereka abaganga ibyo batabasha kumenya. Dutabaza Uwiteka ayobora abantu hirya no hino bariho bakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko iki cyorezo cyakurwaho. Dutabaza Uwiteka atwereka ibikomeye twebwe tutabasha kumenya, nkuko yabwiye Yeremiya ibyo abana b'abantu batamenya. Dutabaza Uwiteka abihishure, ahishure ibihishwe, kuko ni umuhanga w'abahanga, ni umudokiteri w'abadokiteri, ni intwari, azi byose, ashobora byose, ategeka byose, abera hose icyarimwe. Tumutabaze rero aduhishurire ibihishwa abanyabwenge, kuko ngo niwe ugira icyo akora akakirema akagikomeza. Tazi Uwiteka rero agira icyo akora. Abashakashatsi bahishurirwe, bamenye, banyurehe, bakoresha uwuhe muti. Yesu nashimwe. Niba twarakingiwe tuzi yuko iyo umuntu ukingiwe nta kibazo biba birangiye, ariko uyu munsi abantu bakingiwe bakaba bariho bandura. Dutabaza Uwiteka azana urukingo rwe. Yesu ashimwe cyane. Dutabaza Uwiteka azana umuti we, ahishurira abaganga, ahishurira abashakashatsi icyo bakwiriye gukora, hanyuma iki cyorezo gikwirweho dusubire mu buzima busanzwe. Yesu nashimwe cyane. Maze abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka nibihana bakareka ingeso zabo mbi bagahindukira, bakanshaka, bagasenga, bagatakamba kubw'igihugu cyabo, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Ni ukuvuga rero ngo niba igihugu cyacu kitarakira ibyago n'amakuba ubifitemo uruhare, wararangaye yenda, ntabwo uhagaze mu mwanya wawe, ntabwo uri gukora inshingano zawe. Ni mucyo rero dukora inshingano zacu twebwe abitiriwe izina ry'Uwiteka, kuko Imana iradukangura kongera guhagarara mu mwanya dukwiriye guhagararamo. Nimuze dufatane urunana, duhamagarane. Ntabwo wenda bishoboka guhura, ibintu byose byabaye online, niyo mpamvu n'iri jambo ndi kwigisha ari online. Insengero zirafunze, za kiliziya zirafunze, imisigiti irafunze, ariko ntabwo bibuza yuko tujya imbere y'Uwiteka. Ntibibuza ko abantu bahamagarana bakavugana kuri telefoni, ari abantu 50, ari abantu 20, koranabuhanga rirahari, abantu bagahuza umugambi bakajya imbere y'Imana, bagatakambira Imana kandi batari hamwe, baticaranye, kugira ngo birinde. Yesu nashimwe cyane. Rero urakangurirwa nawe kugira uruhare. Hari inshingano ufite, hari inshingano Imana ikwibukije niba wari warazibagiwe. Maze abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka nibihana bakareka ingeso zabo mbi bakanshaka, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Nimuze dutakambira Imana ikize igihugu cyacu, Imana ikize imiryango yacu, Imana ikize isi yose. Irashobora ko Imana yakiza isi yose kubera amasengesho yawe. Irashobora ko Imana yakiza igihugu cyacu cy'u Rwanda kubera amasengesho yawe nanjye. Urihe mwene da ngo dusenge abitiriwe izina ry'Uwiteka, twihane tuve mu ngeso zacu mbi, dutabaza Uwiteka azadutabara, atwereka ibikomeye biruhije tutamenya, kuko ni Imana izi byose. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data, wakangurirwaga kumenya yuko ufite uruhare. Ntiwicecekere, ntiwiyumanganye, gira icyo ukora mu gihe nk'iki. Imana ireba, Imana yumva gusenga, izatabara kandi izaturengera, kuko ni isezerano kandi ntabwo Imana ijya yivuguruza. Haleluya. Ariko icyo dusabwa ni ukwihana, twareka ingeso zacu mbi tugahindukira, Imana nayo izatwumva, idukirize igihugu turengere kubwo guhagarara kwawe nanjye. Yesu ashimwe cyane. Mwami Imana rero abaha umugisha abakunzi bacu ba Naweza TV, wongere kwibuka ko hari icyo usabwa gukora, kandi wumve ko uruhare rwawe cyangwa umusanzu wawe ari uw'agaciro. Muri ibi bibazo turimo, umusanzu wawe urakenewe cyane. Yesu nashimwe cyane. Kandi umenye neza ko umuhati wawe atari ubusa ku Mwami, uzagororerwa. Ni ugukorera Imana, hari icyo nayo izadukorera. Yaravuze ngo nituba mu byayo nayo izaba mu byacu, ariko noneho ni no gukorera abacu, no gusenga kugira ngo Imana idutabare, tukure muri ibi byago, idukure muri iyi nzu y'imbohe turimo. Rega turakingiranye natwe, idukure muri aya makuba n'ibyago. Turakingiranye, turapfutse umunwa, ntawe ukivugana n'undi, ntawe uhoberana n'undi, ntawe ukora ku muntu, ntawe usuhuza. Rwose hari inzu y'imbohe irenze iyo ngiyo? Yesu nashimwe cyane. Rero tuyitabaze, izadutabara, itwereka ibikomeye biruhije tutamenya. Umwami Imana abaha umugisha. Bakunzi bacu ba Naweza TV, mwibuke iri jambo niba rigeze mu mutima wawe, uvuga uti hari icyo Imana ivuganye nanjye, kandi ubishyire mu bikorwa byihuse. Uvuga uti burya nanjye hari icyo nsabwa gukora. Yego, kirahari, nawe hari icyo usabwa gukora kugira ngo Imana itabare igihugu cyacu, kugira ngo Imana itabare isi. Hari icyo usabwa gukora. Yesu nashimwe cyane. Mwami Imana rero abaha umugisha, Uwiteka abareba bishimire, Imana ibabere maso,
ukuboko kwiteka Imana kubarinde, ikimenyetso cyo kurindwa no kurengerwa cy'amaraso Yesu kibe ku ngo zanyu no ku banyu bose. Uwiteka ababere maso, abimane, abahishe, icyo cyorezo giceho kigende, dusigare muri amahoro kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana. Kandi nta kabuza nitutagwa isari tuzagororerwa. Umwami Imana abagirire neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe n'abanyu bose kandi abe ku isi yose. Tuhamagarirwa kujyana amahoro y'Imana no kuyasakaza ku bantu bose. Niyo mpamvu dusabwa gusenga kugira ngo Imana itabare isi yose. Umwami Imana abahe umugisha rero. Turabakangurira gukora subscribe mwebwe batarayikora kugira ngo dufatanye umurimo. Ujye ubona ijambo ry'Imana, urisharing, urigeze ku bantu benshi. Nk'iri jambo mu by'ukuri rikwiriye kugera ku bantu benshi cyane. Buri muntu akumva ko afite uruhari muri ibi byago bihari kugira ngo Imana idutabare. Afite uruhari rwo gutakambira Imana. Rero tugerageze kurigeza ku bantu batandukanye. Gerageze gutanga za comments, mbega dufatanye umurimo. Nta kabuza Imana izaduha umugisha kandi izadushoboza. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka rero abishimire. Reka turangize dusenga. Data turagushimiye, Mana ikomeye turaguhimbaza. Turagushimiye ko hakiriho gutabarwa mwami. Twebwe abitiriwe izina ryawe ngo nitwihana tugahindukira tukareka ingeso zacu mbi, Mana ngo uzatwumva udukirize igihugu, uzatwumva udukirize imiryango, uzatwumva ukize isi yose kubw'amasengesho yacu. Mana ndagushima kubw'abakunzi ba Naweza TV, ukanguriye mwami Mana kumenya inshingano bafite, uruhari bafite mwami. Muri ibi bihe bihari hari icyo bakwiriye gukora. Dukwiriye guhagarara bitiriwe izina ryawe Kristo. Ndagushima ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, udusezeranije kutubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu, maze mwami ukumva gusenga k'ubwoko bwawe abitiriwe izina ryawe, ugakiza igihugu cyacu, ukadukiza imiborogo twumva, ukadukiza mwami Imana kugushingura kwa buri munsi nta n'ugitabara undi, ukadukiza amakuba mwami yatuma abana bacu baravuye ku mashuri, ubuzima bwarahagaze, akazi karahagaze, ibintu byarahindutse. Mana ni koko natwe turi mu nzu y'imbohe ndetse irarenze kuba inzu y'imbohe, ariko ushimwe ko utugiriye inama uko dukwiriye kwitwara mu bihe nk'ibi, kandi uhabwe icyubahiro n'ikuzo kuko uri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwami uhabwe ikuzo ibihe byose kandi ukomeze gushyirwa hejuru, wamamarire muri twe, indimi zose zature kuri umwami, amavi yose agupfukamire kandi wubahwe ibihe byose kuko uri Imana idukunda. Niwe wadukuruje ineza uratwiyegereza Mana. Urakoze nyaguhora ku ngoma ko nubwo insengero zafunze mwami Imana ukiduha amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, ukiduha amahirwe yo guhugurana. Turagushimira ikoranabuhanga rituma tuganira mwami tutari kumwe, turi kure na kure amahanga yose, ariko ijambo ryawe rikatugeraho ukavugana natwe tukaba tumenya icyo dushakaho n'icyo dusabwa gukora. Urakarama rero, uri mwiza, ushyirwe hejuru, urakwiriye Mana. Turakunezerewe, ugize neza. Ushimwe kubwira ijambo, Mwuka Wera rishimangire mu mitima y'ubwoko bwawe kugira ngo twese dufate iya mbere dutakambira Imana. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe. Urakoze mwami Imana, kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom bene data.